twaje hano n'ubundi bamaze kudutereza cyamunara i Kigali muri Kibagabaga Kimironko. Ndi umubyeyi w'abana 6 ngo wamugajwe na stroke kubera akazi. Yego nabonye uko ugenda hari akaguru kadakandagira neza, akaboko kubije kugafata kwereke niba ntacyo bitwaye. Niyo ngenda kagenda kagira gutya. Zamura turebe. Wowe guma. Birangira narabaye pararize uru ruhande rwose, mbere nari meze ngo warahengamye umusaya. Narahengamye umusaya n'iri jisho rihora ritukura. Ubwo ni uruhande rw'ubumoso rwose rwabaye pararize. Ndamubwira nti nyamara urakomeye, ariko umenye ko nta muntu ukomera hakomera igihe hari ababanje kuri uwo mwanya, hari n'abazaguheruka. Yego. Naho ngewe inzara kundya nyine ushobora kuzayumva mbere yanjye. Icyemezo cyo kwa muganga cyerekana ubumuga. Waragitanze? Naragitanze. Hanyuma kuki byafashe ubusa? Banze kubyakira, barambwira ngo ntabwo babyakira, ngo nintegereze imyaka 60. Warinde? Abashinzwe kubyakira bo muri RSSB. Ariko umuntu wabikubwiye nta poste ye ntaguze uko yitwa, ntago ugira ubwoba bw'amabandi cyangwa ibisimba byaturuka muri ibi byatsi, wumva utekanye hano? Iyo business nari nyizi n'umwasosiye we w'icyo gihe niwe babana ubu ngubu. Oya, iyo ni ingingo nshya. Nkaho banki yihakanye umukiriya wishyura ikemera utishyura. Bakunzi ba KOP twongeye kubasuhuza. Uyu ni umunsi w'amashimwe, mpiguye umuhigo ku mugaragaro, nahigiye uyu mubyeyi Ingabire Vanessa. Ejo navuze mu kiganiro ko amaze imyaka 2 irenga 2 anyandikira avuga ngo nzaze kumusura ndebe ubuzima bayeho, ibibazo bye byose. Nageze no gutekereza kuba nakora ibishoboka kansanga i Kigali, ariko mvuga ko yaba ari inkuru mbarirano yahindi tuba. Ubu nageze mu rugo rwe. Amagendera yanjye mpageze saa 8:40. Nagurutse Kigali saa 3:30, nyura Ibyumba, hanyuma ngeze nyura Ibyumba Miyove, turamanuka tugera kuri Base, duhinguka mu Gakenke, hanyuma twinjira mu Gakenke tuzenguruka ibitaro bya Nemba, tugera kuri Paruwase. Uyu mubyeyi atuye inyuma y'ibitaro bya Nemba. Niyo mayira twagenze, impamvu twagombye kuzenguruka twagendaga duhindagura n'amamodoka kubera imihanda. So muryango mugari rero mumbabarire, ikiganiro nigishaka kiba aricyo kiba cyanyuma. Ndahiguye ntago byoroshye. Vanessa Karame, turakwakiriye cyane kuri KOP. ndashimye. Umaze igihe kinini ushaka kugaragara kuri KOP, kuvuga ububabare, ubusharire bw'ubuzima urimo. Muri make utangira utwibwira Vanessa ni muntu ki? Vanessa Ingabire, ndi umubyeyi w'abana 6 ngo wamugajwe na stroke kubera akazi. Yego nabonye uko ugenda hari akaguru kadakandagira neza, akaboko kubije kugafata kwereke niba ntacyo bitwaye. Niyo ngenda kagenda kagira gutya. Zamura turebe. Wowe guma. Ntabwo gafata, ntabwo gakora. Okay. Akaguru ho bimeze bite ko nabonaga? Akaguru ndakoresha uko nshoboye, ngacumbagira ariko nkagenda, ko sinabaho ntagenda ndi umuntu mukuru. Yego. Hanyuma mu kazi ongera nta kibazo akaboko kawe. Mu kazi wakoze? Ikibazo cyanjye impamvu nakomeje kwifuza ko mukimenya nuko akarengane kambayeho nubwo gakorerwa abantu. Kambayeho ari ibyago nagize, atari icyaha nakoze. Yego. Kuko umuntu wese ashobora kurwara. Yego. Sinzi rero nimba natangira nkavuga uko ibintu bimeze. Yego. Bijyanye n'akazi nuko wamugaye n'ibyakurikiyeho byose n'ibindi turaza kubivuga. Uko bimeze.
tariki 3 z'ukwa 11/2015 nabonye akazi muri One Stop Center mu karere ka Gakenke. Yego. Ndaza ndagakora 2015. Urumva nyine kuko akazi icyo gihe katangiraga saa moya, ntabwo byari byoroshye, byabaye ngombwa ngo tuze duture hafi y'akazi. Mbere mwari mutuye i Kigali? Mbere twari dutuye i Kigali. Byabaye ngombwa ngo tuze duture hafi y'akazi nzabashe kukagumana no kukagumaho, ko utubashye akazi barakwirukana. Yego. Akazi nkabamo 2017 mu kwa 4. Mba ndarwaye ndamugaye. Mara n'ukwezi muri koma. Cyakora Imana insubiza ku buzima. Birangira narabaye pararize uru ruhande rwose. Mbere nari meze ngo warahengamye umusaya? Narahengamye umusaya, n'iri jisho rihora ritukura. Ubwo ni uruhande rw'ubumoso rwose rwabaye pararize. Ijisho naryo ndabona n'ubundi ntago biratungana neza. Mu gihe gito papa w'abana ahita ajya muri misiyo zazindi za gisirikare. Yego. Mbona nta kundi ibintu bizamera kuko nari nkiri kuri liste dope. Uhembwa? Ngura imbago nkajya mva hano nkagera ku karere. Ukajya ku kazi kandi urwaye ugendera mu mbago? Kuba ndwaye nta kibazo byari binteye, kuko nge nari nkeneye ayo mafaranga ngo abana banjye batazasonza. Kurabona ukuntu nsa, inaha babanje kunyita ngo ndi umwimukira, byari byo nari n'umwimukira. Hashize iminsi bakajya bavuga ngo uriya musirikare ngo yazanye umugore w'umwarabu. Nyuma bamwe bakajya bambaza ngo ese uri umunyamahanga? Ntige ntabwo ndi umunyamahanga, ndi umunyarwanda. Mvuka no mu burengerazuba, ntabwo ndi umunyamahanga. Ngo twe twibazaga ko umugabo wawe ari umunyarwanda, wowe uri umwarabu. Noneho ndavuga ati nimba babona ko ndi umwarabu, buriya ngiye kuregeza byose nabihomba. Yego. Wemera kujya ku kazi? Ndihangana nge nkajya njya ku kazi. Nta repos medical wari ufite se? Repos medical yari y'ukwezi. Kurangiye ukajya ujya kurangiye ngura imbago nkajya nsindagira ngasubira ku kazi. Mu gihe gitoya cyakora imbago mbona ko atari umuti w'ikibazo, ndayireka nkajya ngenda uko imbaraga zanjye zingana. Na kakaguru na ya pararizi y'ibumoso byose uratwaza ujya ku kazi. Ariko icyambabaje muri byose nuko ari RSSB, ari komisiyo y'abakozi ba leta, ari n'umucamanza bemeje ko kuba narasubiye mu kazi nararwaye ngo atari ikimenyetso cya invalidité, kandi abo bose nta muganga ubarimo. Abaganga bo bavugaga iki? Abaganga bo nabyo ndaza kubigeraho. Yego. Kuba nanasubiye ku kazi bo bemeza ko ngo nta invalidité yari irimo. Nge nkabona ko birimo akarengane kuko bo atari abaganga bagomba kwemeza ubuzima bwanjye. Yego. Sinzi niba nabagerera kuri etape yo kwirukanwa kwanjye. Yego. Ubwo nyine niba ubumuga wagize butarabaye ko ari ubumuga ufatiye mu kazi ngo uhabwe pension, ubwo warirukanwe nyine. Wirukanwe ute rero, byaje kugenda bite? Uko nirukanwe rero, rumva mbere nayoboraga unité ndi directrice, mfite abantu dukorana. Tugakora kuko nta memoire yanjye itibagiwe, n'akaboko kazima gashobora gusinya ibyo abatekinisiye bakoze. Tugakora bikagenda neza. None muri ya manota baha abakozi nabaga mfite moyenne y'abonyobora. Harimo abakurusha? Harimo abandusha kuko yewe nize droit, abandi barabaye engineer. Okay. Hanyuma rero shitani agiye kundasa umwambi waka umuriro, bamvana muri ya unité bangira umujyanama wa komite nyobozi y'akarere. Bakuvana muri One Stop Center? Bamvana muri One Stop Center bangira umujyanama wa komite nyobozi. Ariko ntabwo nashoboraga kuvuga ngo kuki mubikoze, kuko jewe ndi umukozi ngomba kumvira. Yego. Nagiyemo turakorana na komite nyobozi. Nagiyemo 2018 turakorana.
nyobozi ihindutse haje indi nshyashya Samar Tourne iya mbere mwari mumanye neza iriya ya Deo Nzamwita iyo yari hari tubanye neza nta kibazo kuko babizi ko ukorana uburwayi ko wabugize mukorana n'ubundi hanyuma haje indi nabo dukorana igihe gitoya nyuma batangira kwinubira umusaruro ntanga kubera imbaraga nkeya kandi nubwo binubye nawe uri umuntu urumva ko niba nkoresha akaboko kamwe ntabwo nakorana vitesse nk'ukoresha birumvikana cyane ibyo nuko byagenze akarengane rero kaje mu kunsezerera ariko Imana yo mu ijuru imfashe simbabare cyane kuko niyo mbivuze numva bintushije ihangane birumvikana byagenze bite rero bagishije inama komisiyo y'abakozi ba leta yego kuko ubwo ntabwo yari ngewe hari n'undi mugabo wagize ikibazo we aparariza uruhande rw'iburyo bagisha inama komisiyo y'abakozi ba leta ibi mvuga nabyumvanye mandateri wa leta mu rukiko tuburana ntabwo ari ibihuha bifite n'ibimenyetso komisiyo y'abakozi ba leta ibagira inama ngo bazadutume ibyemezo bya muganga bigaragaza uko ubumuga bwacu bumeze bahitemo niba badusindagiza mu burwayi cyangwa niba batwirukana ko niko komisiyo yababwiye ariko jewe ibi nabimenye nyuma ntaranabimenya ntaragera aho ngaho Perezida wa komisiyo y'abakozi ba leta tariki 12 z'ukwa 9 2022 yaraje azana undi mukozi muri misiyo baza baherekejwe n'umuyobozi ushinzwe abakozi mu karere arambwira ngo narinzi ko nsanga udahari ngo ngendeye ukuntu bavuga warwaye ndavuga ndahari ntabwo njya nsiba ndahaboneka atari ko bavuga ko utanga umusaruro muke dukorana ikiganiro kirangiye ajya kubonana na komite nyobozi by'akarere hari mu kwa 9 2022 yego mu kwa 11 komite nyobozi irateranira mpamagara hashize amezi 2 njya kubitaba kurumva agenda umukozi wabo ntabwo bari kumpamagara ngo mvuge ngo simpaye kandi naje barambwira ngo rero nyuma y'uko komisiyo ivuye hano ngo twemeje ko uzatuzanira expertise medicale ya muganga ibyangombwa bya muganga ngo kandi ubyemeye twabigufashamo tukakubwirira ibitaro bya Ruri cyangwa bya Gakenke kuko ari iby'akarere bikabigukorera niba narashanutse simbizi narababwiye ati rero indwara narwaye ivurwa n'ibitaro bikuru ntabwo ivurwa n'ibitaro by'akarere navuriwe i Kanombe niho dossier medicale yanjye iri bo bakubwiraga ko Nemba na Ruri aribo bagukorera aribo bamfasha kuko ari ibitaro by'akarere ndababwira ati indwara yanjye irakomeye ivurwa n'ibitaro bikuru yego navuriwe mu bitaro bya Kanombe buriya nibo bashobora kumpa iyo expertise yego babimbwira ari vendredi muri iyo weekend hapfa umukozi ku karere witwa Gasaraba Lendi abandi bagiye kumushyingura ndanyerera ngi Kanombe ngezeyo rero baranshitinga barambwira ngo twebwe ngo akazi kacu nukirirwa tuvura abarwayi ngo utagira ngo iyo expertise ngo haraho ihuriye na bya byemezo byo muzibanze mujya mutanga bavuga ngo kuwo bireba wese niko ku bitaro bakubwiye ni nko kuvuga ngo ibitaro ntibitanga iyo serivisi iyi serivisi tuzayiguha no kubanje gukoresha ibi bizame bampa umubare w'ibizame ngo nyuma y'amezi 3 ukazagaruka ukongera ukabikoresha tukabona gutanga icyemezo cy'ukuntu ubuzima bwawe buhagaze yego ariko harimo na scanner kandi ikorerwa muri Faisal yego hano ubwo ari ikibazo kuko mfite memaye
ubwo urumva ko natahiye aho biba ngombwa ko nandikira abayobozi banjye ko iminsi 15 bampaye ari mikeya yo kubona expertise médicale. Impamvu mvuga ko ari akarengane ari n'umugambi bari bateguye. Meya yahise afata konje. Visi meya musigariyeho ahita anyandikira urwandiko arambwira ngo ku minsi 15 twaguhaye tukongeyeho 5 nushaka ntukirirwa uza no ku kazi utabizanye. Nirenga yakubwiye ngo tukongereye 5 ariko nirenga ntuzirwe. Oya nirenga ntabyo yavuze ngo tukongereyeho 5 ku minsi 15 nushaka ntukirirwa uza ku kazi utazanye ibyo twagutumye. Yego. Numvise rero iramfashe. Urabyumva ko ntari busubire i Kanombe n'ibizami bampaye bitarasohoka. Ariko ubwo ni yanyobozi yavuyeho imwe birukanye yari yobowe n'umugabo yankwegeye akaga. Yego. Yankwegeye atarazi uyu mudamu. Hatarazi uyu mudamu. Yego. Nabyumvise. Mbuze uko ngira njya kumwarira ku bitaro bya Ruhengeri Musanze. Onsaba certificat d'aptitude physique kuko iyo ugiye uri muzima bakakubona gutya urayisaba bakayiguha. Ukishyura amafaranga yo narayisabye. Igaragaza icyemezo kigaragaza kuri muzima kujya usubire mu kazi. Nyuma yaho ngitanga vendredi rendi bahita banyirukana. Watanze igipapuro cy'uko uri muzima wagomba kuguma mu kazi. Washaka kuguma mu kazi uzana icyo kuri muzima. Hanyuma ko ugitanga kwa gatanu kwa mbere barakwirukana. Kwa mbere baranyirukana. Niba ari ukwirukana bashyizemo ngo iki? Urumva kunyirukana byo ntacyo bitwaye kuko n'ubundi akazi igihe kiba kizagera umuntu bakamwirukana. Mu gitondo cyaho boss yarampamagaye. Boss meya njya kumwitaba. Arambwira ngo njya mbona witetesha cyane. Ngo ngiye kukwirukana uzumva uko inzara iryana. Nanjye numva kamera irazamutse ndamubwira nti nyamara urakomeye. Ariko umenye ko nta muntu ukomera hakomera igihe. Hari ababanje kuri uwo mwanya hari n'abazaguheruka. Yego. Naho ngewe inzara kundya nyine ushobora kuzayumva mbere yanjye. Ubwira meya ndasohoka rwose ko atari bunkubite cyangwa ngo afungishe. Ndisohokera nkigera mu biro babanzanira urupapuro ndarusinya. Uko bakwirukanye. Uwo munsi hari habaye n'ibirori bya FPR. Saba DM ko ampa uwo dukorana remise reprise. Baramumpa dukora remise reprise hari kwa mbere nditahira. Noneho rero akarengane kanje aho kaje kuzira. Naratakambye kuko umukozi wa leta iyo bamwirukanye aratakamba. Ntakambira urwego rwanyirukanye baranyihorera. Ntakambira n'intara nabo baranyihorera. Noneho nandikira komisiyo y'abakozi ba leta bo nta nubwo bigeze bansubiza. Nanagiyeyo barambwira ngo ntibakira inzandiko ngo ningende mbitange online. Online mbitanze ntibanansubiza. Babitanze mu he mwaka? Nabitanze muri uko kwezi kwa mbere 2023 na gatatu. Na n'ubu nta gisubizo urabona? Na n'ubu nta gisubizo ndabona. Ariko kuko ntari bureke kugenda mu rukiko kandi nkeneye kurenganurwa. Naregeye urukiko. Yego. Muri procedure umucamanza nyine yaratuburanishije kuko igihe giteganyijwe cyo kwandikira komisiyo narabikoze kuba batarabinsubije rero nta kindi nari gukora. Yego. Turaburana. Niba navuga ngo urubanza rwanjye bararuriye. Ntago nabarya ibimanza ntabo tugira mu Rwanda. Yego. Barushiye uko barubona. Niyo ko tuvuga. Niko tuvuga ahubwo byagenze bitinye bagutumye se raporo ya komisiyo kandi utayifite. Watsinzwe n'iki? Uko bantumye raporo ya komisiyo kuko na raporo ya komisiyo uburanira akarere yayivugiye mu rukiko nyumvira. Ko komisiyo yasubije? Ntabwo komisiyo yasubije. Umucamanza yasuzumye ibihari. Yego.
nyuma yemeza yuko ngo umukoresha ari umenya ingano y'umusaruro ashaka ku mukozi, rero kuba narirukanywe bikurikije amategeko. Bagaye umusaruro wawe. Yego. Njye ariko numva birambabaje kubera yuko nta witaye ku burwayi ufite barabonaga. Ibyo burwayi tubyihorere, nabakoreye imyaka 7 kugira ngo banyirukane nta mperekeza. Nabyo numvise birimo akarengane. Bakwirukanye gutyo nta mperekeza? Natahiye aho gutyo. Kandi kwimperekeza amategeko arayiteganya. Congé payé, préavis, na ntuza na n'imperekeza nyine. Sinzi uko muri leta bibara ariko buri myaka 3. Buri myaka 3 n'umushahara. Ntabwo ibyo bya congé payé bizamo. Ariko sitati y'abakozi ba leta yemeza ko niba umuntu yirukanywe ntabwo imperekeza. Bamuha imperekeza bagendanye n'igihe yakoze. Yego. Hanyuma RSSB nabo ngezeyo barambwira ngo nintegereze nzagira imyaka 60 kandi ubwo nirukanwe mfite 49. Kubera ko wirukanwe ari ubushobozi buke. Yego, umusaruro muke. Ngo yaba baragaragaje ko ari uburwayi barabyanditse ngo bakabinsabira ngo bari ku mapansiyo y'abantu barwariye mu kazi. Subira ku karere gusaba ngo bamfashe. Ku karere barambwira ngo ibyanjye byarenze igaruriro. Ngo nta garuriro bigifite kubera yuko ubu ngubu ndi kujyayo sinkira umukozi wa leta. Ngo no gutegereza iyo myaka nyine uko RSSB yabivuze. Noneho nanjye urabona iyo umuntu agize ikibazo abwira inshuti ze. Mu nshuti zanjye hari uwitwa Uwamukuza Veneranda wambwiye ati uzashake aba bantu bo mu karengane bagukoresha ikiganiro bakanakuvugira wenda bizemera. Nuko naje muri iyi paneli yanyu. Veneranda se yarazi yakubwiye Keopi yakubwira ko ari cyamufashije byagenze bite? Veneranda we yarwaye kanseri y'ibihaha. Ayirwara ari n'umuganga. Hanyuma nawe ntibyagenda neza. Yaricaye ategereje urupfu ngo muramukorera ikiganiro. Umukoreye ubuvugizi bamuha pansiyo y'uburwayi ataragira n'imyaka 40. Yego. Arambwira ati wowe ubwo uri kuyengayenga 50 bazaguha duke ariko uzaducyura. Gusa ikimbabaje nuko mbikoze yaranitahiye. Ubwo ni twebwe twatinze ariko no kutubabarira tubadukorera benshi ariko urutonde rw'abashaka ubuvugizi kuri Keopi, urutonde rw'abashaka ubufasha, urutonde rw'abakeneye gusurwa ni rurerure. Cyo kora bwo wowe nkugezeho n'abandi nzabageraho cyangwa wenda bihagarare ariko wowe wabishatse igihe kinini bikajya binanira ariko nta kundi nahageze. Hanyuma rero ubayeho ute Vanessa? Njyewe uko mbayeho ntunzwe n'ubuntu bw'Imana kuri abantu bajya babivuga je ntunzwe n'ubuntu bw'Imana. Nuko uvuga ngo n'umugabo nasanze yaramaze kwisangira inshoreke ati wowe rero ubaye wo kurya gusa ntabwo tuzakomezanya ubuzima. Yarijyanye nta gatanya mwagiranye se? Ntayo twagiranye. Yaragiye ariko abana bambwira ngo ubu ngo abigisenyi mbere yabaga i Kigali. Kuvuga ngo bene wacu uw'Imana ikoresheje aranyibuka akampa kandi icyo bampaye cyose kiramfasha kuko ubu ngubu niba ntakodesha bankeneye ikijya mu gifu gusa. Se ko nabonye ahantu bahasa naho wagira ngo ni mu mize, ni mu nzu ndangamurage, ibyatsi byarameze, inzira twanyuze ahantu hose. Ntabwo ujya utekereza kuva nkaho ngo ujye ahantu hegereye nabo bagufasha nibura? Urumva hano ni iwanjye ntabwo nkodesha. Yego. Ntabwo umuntu yagufasha ngo umubwire ngo nitari cyo kwishyura inzu yageze. Yego. Icyo gihe waba ugiye kumuremerera. Ntabwo ugira ubwoba bw'amabandi cyangwa ibisimba byaturuka muri ibi byatsi
wumva utekanye hano? Bitangiye nta kibazo nari mfite, ariko umwaka ushize amabandi yarapfumuye inzu aranyiba. Kandi urimo? Kandi ndimo. Warabumvise? Oya, sinabumvise, nababonye barangije kugenda. Hanyuma Vanessa, naho ibyatsi byo nyine hari jaride, ariko ubushobozi buyikora ntabwo ngifite. Nabibonye. Hanyuma ubushize wanyeretse impapuro za banki, bimeze bite? Umbwira ko n'iyi nzu bagiye kuyigukuramo, icyo kihagaze gute? Nakubwiye ko bagiye kungira inzererezi. Yego. Bimeze bite rero? Inzu yagiye mu ngwate gute? Uko bimeze mbere tutaraza. Hariya niho bapfumuye? Hariya niho barebeye ibyubatse inzu. Baje gukora expertise? Hariya niho barebeye ibyubatse inzu abajura, nyuma banyura hirya inyuma bakoreye test hano. Uri kuhareba? Basanga na amatafari ahiye. None bakishije icyondo, nyuma bajya gucukura. Na amatafari ahiye contre joint y'icyondo. None bajya kuzenguruka barapfumura. Komeza tugaruke ku ngwate. Ukuntu inzu yagiye mu bugwate, twaje hano n'ubundi bamaze kudutereza cyamunara. Hehe? I Kigali muri Kibagabaga Kimironko. Twari dutuye mu mudugudu wa Buranga. Kimironko mu Kibagabaga. Hanyuma yo yatejwe ite? Uko yatejwe ryari ideni rya banki ritishyuwe. Yego. Ryo mwafashe mwubaka Kibagabaga? Oya. Umugabo yagiye muri business. Hanyuma business birahomba, bihombye ubwishyu burabura. Ariko yagiyeyo mubivuganye? Yagiyeyo mubivuganye? Iyo business mwarayivuganye? Iyo business nari nyizi n'umu associé we w'icyo gihe niwe babana ubu ngubu. Oya, iyo ni ingingo nshya. Uwo niwe wita inshoreke se? Wari associé w'icyo gihe? Wari associé w'icyo gihe niwe wahindutse inshoreke. Bamaze kugurisha inzu? Bamaze kugurisha inzu, avuye no muri misiyo, abonye amafaranga yahise ajya gufunda ubundi buzima. Ajyana na associé we muri business? N'ubu baracyayikorana. Inzu mwarimo iragurishwa? Nyirango abakurikiye kopi mu byumve neza nyine. Inzu ya mbere Vanessa yabanagamo n'umuryango Kibagabaga yagurishijwe kubera ideni rya banki ritishyuwe, kandi iryo deni rya banki ryari rigiye muri business irahomba, ariko associé wahombanye n'umugabo wa Vanessa ubu niwe bivugwa ko babana. Nta gihamya dufite ko ntimurabona gatanya. Icyo bivuga? Ibyo msobanuye nibyo? Uko bisobanuye niko biri, kuko n'urukiko rwabahamije icyaha. Byari kuri icyo gihombo cy'ubushoreke. Barabiburanye? Baraburanye? Habaye urubanza babahamye icyaha cy'ubushoreke bombi. Abo bombi? Abo bari bagize iyo company? Sibyo? Fondateri na associé? Fondateri yavugaga ko associé atari umugore, wari umukozi. Umukozi nawe akavuga ko ari umugabo we babana. Mu rukiko? Ninde wari wareze? Ninjye wari wareze, kuko nabonaga n'ubundi bancanyeho ngo nindeke dukore gatanya. Nkabona ko nidukora gatanya iyi nzu kuko yaguzwe na Zigama, nzaba ndekuye nitaye hanze. Nanjye nkabihorera ati ntabwo twakora gatanya icyaha kitarabahama. Yego. Cyakora kimaze kubahama narabihoreye. Yego. Ariko nibo bakihamije. Umugore avuga ati uyu ni umugabo wanjye, umugabo akavuga ati uyu ni umukozi wanjye. Umutangabuhamya ni umugore. Siko mbyumva? Umugore yavuze ngo ngiye mbana n'umugabo. Nibyo? Nge nareze ngaragaza ko babana nk'umugore n'umugabo, kuko na raporo yaho babaga yarabigaragazaga n'igihe bahamaze. Bageze mu rukiko, umugabo akavuga ngo ni umukozi wa company nubwo tubana mu nzu. Umugore akavuga ati jewe ndi divorce kandi uyu mugabo ni uwanjye. Umugore akemeza ko uwo babana ari umugabo. Umugabo akavuga ko umugabo se avuga ko baba mu nzu ya company, barara mu biro. Yavugaga ko
inzu baba muri ya kampani bayicumbitsemo gusa ariko atari umugore we. Ariko umugore yakanga kuva ku izima ati ni umugabo wanjye. Aho rero naho ndavuga ko urukiko rwabahamije icyaha nta kibazo mfite kuko yego niko biri n'abana be barabizi ko papa we afite undi mugore. Yego. Okay. Hanyuma ubwo Kibagabaga iragiye kubera business ihombejwe na fondateur na associé we bajya kubana kugira ngo bisuganye bazanzamuke. Iyi rero yo yageze mu iyi ngiyi rero uko yaje nabyo ni nk'amahirwe y'Imana. Urahara mwiza w'ibihumbi 500 birenga. Mpita musaba nti mbese salary yanjye nyujije kuri konti yawe muri Zigama batugurira inzu. Ahita abyemera vuba. Yego. Ndamubwira nti hari n'inzu y'umuntu wari umuvisi meya uri gutana n'umugabo. Niba ntacyo bitwaye namwegera akaduha ibyangombwa. Yego. Ibyo byahise bikorwa. Yego. Batugurira inzu neza nta mananiza nta no kutubwira ngo dutange pourcentage runaka. Barayitugurira 100%. Salary yanjye ikanyurayo bakayikata. Twaragiye no mu itorero ry'abayobozi b'amashami ihuye sanga yarimutse yageze aha n'abana arambwira. Ngo Imana yatugiriye neza ngo tuvuye mu yo bateje cyamunara tugiye mu yacu kandi Zigama nta bibazo igitera. Ahita yimukira muri iyi. Nanjye ndaza yahimukiye udahari mbese. Ndaza mbasanga barimutse numva ndishimye. Yego. Bava muri ya yindi yatejwe. Yego. Tugera hano. Nanamugaye tuba hano. Anagenda yagiye tuba hano. Na gatanya tuyisabye twayisaba hano kuko ariho hanyuma twabanye. Yego. Ariko iyo gatanya ntabwo ari yo muti w'ikibazo. Ikibazo mfite nuko nifuza ngo mpabwe pansiyo nk'umuntu wakoreye leta kuko akarere ka Gakenke nakajemo narakoze n'ahandi. Yego. Inzu yageze mu ngwate gute? Inzu kuni yageze mu ngwate rero. Ndahembwa yageze mu ngwate kuko barayibaguriye. Barayituguriye. Iyaba ari wanyeretse byagenze bite mwabaye babihemu gute mwabaye insolvable gute? Uko twabaye babihemu. Urumva umugabo agiye mu gakungu. Bamwongeye indi credit. Agurira umugore we imodoka. Associé. Amugurira imodoka. Umunsi umwe ngiye guhembwa barambwira ngo nubwo baguhembwe ngo ngufite amafaranga 76 kuri konti. Eka atavamo natikiri bungeze mu rugo. 76. Ngiye kubaza barambwira ngo umugabo wawe yaguze imodoka. Shatse kwisaza barambwira ngo hano ngo umukiriya tuzi n'umugabo wawe wowe ntabwo uri umukiriya wacu. Numvise ibintu bimeze bamuhaye agenda gakeya. Bamuhaye indi credit utabizi. Kandi ubwishyu buva kuri salary yawe. Sibyo se? Ariko batubukira tuzi. Atuwe ntabwo tukuze umukiriya tuzi n'umugabo wawe ntacyo ufite kutubaza. Ntacyo ufite kubabaza ariko ubwishyu buva kuri wowe. Ibyo ntacyo nari kubibura. Ahubwo umuntu agira ndabwira abadukurikiye ni nkaho banki yihakanye umukiriya wishyura ikemera utishyura kuko wenda ari mambure afiteyo n'ubwizigame ibyo byose. Uriya niwe munyamuryango wabo. Niwe munyamuryango. Wowe uri umukiriya. Wowe uri umukiriya kuko wahahemberwaga bakanagukata. Yego komeza. Nanjye numvise ishyari rimfashe umushahara wanjye nkuvanayo nkujyana muri Populaire. Ya credit y'imodoka. Noneho nawe batangiye kumwishyuza araza afata ibye byose. Ahamagara n'abana arababwira ngo nyoko yarampimye ngo avana umushahara we muri banki yanjye ngo none ngo nagatanye inshatsi zaza. Abwira abana. Agenda atyo muri corona. Kubera ko bavanye salary. Ahita agenda. Bivuze ngo yagiye ntaranirukanwa ngifite akazi. Yego. Cyakora amenye ko banyirukanye aza kunyigisha we n'umugore we ngo ninemere dukore gatanya kuko atazagaruka. Uraho uratsimbarara rero.
nanjye ndamwihorera kuko ubwo hari hajemo ibintu byo guhimana. Yego birumvikana. Niba uri umugabo, niba uri umusore, ubyumve kubana n'umuntu imyaka 24 mukabyarana abana 6 bakabaterezaho cyamunara ku mafuti ye inshuro ebyiri. Oya ni ishuri imwe. Yego. Hanyuma yabona ugize ikibazo ati dore ubaye wo kurya gusa ndagiye, uwo wamurekura wowe? Ubaye giye uwo wamurekura ngo genda tubohorane, wamurekura? None se n'ubundi kutamufite wamurekeye abandi amushoboye kutamufite nyine si mufite ariko nawe kajye kamubangamira. ya ubwo rero nuvuga ngo barakomeza kubana gishoreke kugira ngo mu mategeko ubwo abana babyara babana kwabo ntibindeba kuko nanjye aho mba hano ntabwo akurikira ubuzima bwanjye. ariko mufasha abana mwembi? Abana ntabwo abafasha. Kandi abana banjye ni bakuru, umukuru afite 29 umuto afite 15 bakubwira niba isa bafasha cyangwa niba njye mbafasha. Abo ni bakuru bazi ibibazo barabireba bakabimenya ibibazo biri hagati yanyu. Ariko baragusura iyo bafite akanya? Baransura. Icyifuzo cyawe Vanessa? Icyifuzo cyanjye rero nubwo akarengane gakorerwa abantu, iki kiganiro hari aboroheje, hari n'abanyabubasha bazakireba. Ndasaba ko abantu bafata ibyemezo ku buzima bw'abantu bazajya batekereza neza, kuko urumva nk'ubu jewe akarengane kanjye gashoreranye n'abagakoze kandi bafite amaboko arenza yanjye, barafata n'ibyemezo bikomeye. Ariko misiyo yantumye ibyo byemezo bya muganga ari na nyobozi yavuze ngo tuguhaye iyi minsi 15 bakanyongeraho 5. Bigaragara ko umugambi wo kunyirukana bari bawunogeje, kuko icyo cyemezo ntabwo nari bukihe. Si nk'isukari wajya kugura ku butike. Yego rwose. Icyo cyemezo sinari bukihe. Hanyuma na RSSB aho naboneye icyo cyemezo naragitanze bifata ubusa. Icyemezo cyo kwa muganga cyerekana ubumuga? Waragitanze? Naragitanze. Hanyuma kuki byafasha ubusa? Banze kubyakira, barambwira ngo ntabwo babyakira, ngo nintegereze imyaka 60. Warinde? Abashinzwe kubyakira bo muri RSSB. Bigaragara ko imbaraga ufite zitakibashije kubona kandi kazi, barabwiye ngo ugende utegereze 60. Niko bambwiye, ntabwo mbabeshyera. Wateganya kandi wamaze kwiteganyiriza y'amezi 180. Ngewe nakoreye leta kuva 95, mfite ubwiteganyirize bw'imyaka 19. Warengejeho ine. None ubu nabyohereje no kuri email. Wagize ubumuga ufite ingahe? 49. Nagize ubumuga mfite 44, banyirukana mfite 49. Ubwo ugomba gutegereza muri ubu buzima imyaka 11. Rero iyo myaka ntekereza ukuntu nzayitegereza nkumva rwose nabo n'abadukurikiye babyumve nyine. Ufite ubwiteganyirize bw'imyaka 19, ugiye kwicara imyaka 11 nta kazi, nayo wateganyirijwe ntacyo. Kuko maze indi nicaye ntegereje. Yego. Ubu mfite 53. Ubwo usigaje indi 7. Nta kazi, nta buzima, bategereze 60 nigera nta n'imbaraga mfite zo kujya gukora ibindi bijyampa amafaranga. Yego. Ariko mpaka utegereze 60. Bantu ba RSSB ubu bujyahabi uyu mubyeyi yarimo nyuma y'iyo myaka 11, ese imuhitanye muvuga ko mwamufashije iki? Ubwiteganyirize bw'imyaka 19 aramugaye, ntashoboye gushaka kandi kazi, cyangwa use wamwohereza kujya korora ingurube atabasha kuzigaburira, azajya korora inkoko akaboko katabasha gutora amagi, yicare 11 kugira ngo agire 60 mubone kumuha ibyo yateganyirijwe. Ni ibintu bigomba guhinduka. Wabivuze ko hano haba abantu boroheje n'abakomeye bafata ibyemezo. Nibiba n'isomo uzaba uwanyuma. Nibiba n'isomo Vanessa Ingabire yakabaye ari uwo wanyuma ugiye mu karengane nkaka, kuko umuntu yarateganyirijwe kumubwira ngo genda wicare. Ibimenyetso by'uko nta wamuha akazi birahari: nta mubiri, nta kaboko, nta kaguru, nta jisho, nta mbaraga. Batitegereza 60.
ariko umuntu wabikubwiye nta poste ye ntago uzi uko yitwa. Njyewe wabimbwiye rwose si ukubeshya. Urabona ko ubuyobozi bwegerejwe abaturage. RSSB Gakenke ushinzwe kwakira abantu n'ukuriye ishami ryaho twarabonanye igihe ubereka ibipapuro by'uko muganga yavuze ko turanavugana ndanababwira ikibazo cyanjye. Irindi somo mbonyemo bakunze ba KOP ibintu gutesha agaciro abaganga. Muganga akoze raporo ko umurwayi afite ubumuga buri kuri uru rwego, abandi babitesheje agaciro. Ni ikibazo. Bane jambo rya nyuma hanyuma dutahe turajya kure kandi wihangane. Ijambo rya nyuma ndifuza ikintu kimwe kivuga ngo ko nabakoreye iyo myaka 5 ndwaye bakampemba, mbese leta yarindiriye abaswa ku buryo nkora ndwaye bakanampemba. Ntabwo arindiriye abaswa, nta n'abahanga ku rwego rumwe, ntawagaye icyo wakoze imyaka yose. Niba warakoze imyaka 19 uteganyizwa muri RSSB, ntabwo imyaka 19 wayihisha mu kazi. Hari ibyo wari ushoboye, hari ibyo wari ushoboye, ushobora gusanga hari izindi mpamvu, kandi igunashima Imana bakwirukanye ntabagihari, sibyo se? Nyine ntabagihari, ariko jewe nabuze umugati wanjye kuko ako kazi narahembwaga ngakemura ibibazo byanjye n'abana. Birumvikana ariko akarengane kabaho. Barakumvise ntarirarenga abashobora kugira ibyemezo bafata, baba bo muri RSSB, baba bo muri komisiyo y'umurimo. Hari n'igihe bimenywa n'abakeya ntibigere hejuru, ntibihagera. Uzatera intambwe ugere kuri RSSB hariya hejuru kuri peyaje, ubereke nawe icyo gipapuro cyo cy'abaganga. Nagiyeyo n'umwana wanjye mukuru, hari imirimo yabakoreraga, anavugana na boss wabo mukuru. Ati iki? Boss wabo mukuru aramubwira ngo kuva narakoze imyaka 5 mvuye mu burwayi ni ikimenyetso cy'uko ntari invalide, ariko invalidite igabaragazwa na muganga. Ibya muganga se ubifite? Ndabifite. Hanyuma uyu biberetse bo bavuga ngo iki? Ahubwo ibyo nohereje kuri email, nyuma yaho barantelefone barambwira ngo ibyo nohereje barabyakiriye, ngo ariko ngo umwanzuro nuko ngomba gutegereza nkazagira imyaka 60. Nuko bagusubije. Ariko nyine ntawe uburana n'umuhamba uko byagenze. Birumvikana. Ntago ndabasha kumva neza aho sindamenya. Ushobora gusanga hari umuntu wenda ubizambya, cyangwa se nanjye nkaba mbyumva nabi. Ikigaragara cyo fizikuma biragaragara ko ari mu nyandiko, niba abaganga baragupimye ari ku kazi, ari izo mbago wazigendeyemo. Kandekera navuze ngo isomo ryakabaye ko ari wowe ubu wanyuma, ntazagira undi mukozi. Ejo nitwongeye kongera kubona undi mukozi uzira karengane nkaka ugira ubumuga, hanyuma akajya kubanza kwirasanaho ngo ategereje ko 60 yuzura. Ube uwanyuma kandi nawe bishobotse bakurengana. Bakoze cyane. Urumva ibibazo ni bibiri, hari icyo cya pansiyo, hari n'icyo kuntu bagiye kungira inzererezi. Inzu yawe ugiye gutezwa, hajya bakwandikiye bakubwira bakwandikiye ryari? Bampaye urwandiko muri uku kwezi. Bavuga ngo bagwaye imisinga. Barunyuza ku mwana wanjye witwa Shalome, ubi Kigali kwa musaza. Ivuga ngo mu kwezi kumwe tutishyuye amafaranga yose inzu bazayiteza cyane. Amafaranga angana iki? Kandi urwo rwandiko papa w'abana yari yasinyeho avuga ngo ntabwo ashoboye kurumpa, ngo kuko tutakibana. Amafaranga gusaba nangahe? Ni miliyoni 22. Ariko se warazifashe? Njyewe ayo nafashe ni 15. Wishyuye mangahe? Tugura inzu. Yego, bakugurira inzu. Wari wamaze kuzishyura? Nishyuye imyaka 5, twagombaga kwishyura imyaka 7. Haburagaho 2. Ubwo nizingahe wasigayemo? Sinigeze ngira peti yo kuzibarisha kuko ntenda kuzishyura none ahangaha. Genda gakeya, gabanya umugaga hano turisanzura. Niba wowe dore ko shaka gutera imetero, wowe izo wafashe bakugurira inzu ni 15. Wishyura wagomba kwishyura imyaka 7, wishyura 5, hasigara 2. Ubwo ideni rya Ngabire Vanessa muri iyo bank ni ryo myaka 2. Hanyuma arengaho bayatse wayafashe. Naho nashaka kugera.
wowe uri n'ideni ry'iyo myaka 2 wasigaje hanyuma ndarengaho wayafashe ntibamuzi aho bibereye ikibazo rero bigomba gusobanuka mbwira aho bibereye ikibazo umukiriya wabo ariho nta nubwo yari yapfa ari nawe wayafasha ayo yandi ariko barakumva humura isanzure ariko inzu ninjye uyituyemo ariko amafaranga y'iyi nzu wayishimye imyaka 5 habura 2 niba kwishyuza iyi 2 arengaho bayake wayafasha aka kanya rero bayanyishyuze ntaho nayavana ntayo mfite nabyo gira amahirwe aragusaba 22 ariko muri iyo myaka 2 usigaje ni zingahe ugereranije turebe ibyo ngibyo Vanessa muri iki kibazo cya bank uruhare rwe rurangana iki ni ya myaka 2 utishyuye irengaho bahibaza bayifasha iyo nicyo nakwita nibwo bwabaye ubutabera hanyuma noneho za zindi ya myaka 2 utishyuye tumenye ngo nangahe ibyaho yava tubirebe ayo mahirwe banke ni yaguye ongera unyumve neza Vanessa banke ni guha amahirwe yo kuvuga ngo Vanessa Ingabire twakuguriye inzu ya miliyoni 15 ugomba kwishyura mu myaka 7 wishyura 5 ngwino wishyura 2 isigaye hanyuma arenga kuri iyi 2 yandi turashaka wa mugabo waje kuyafata ibyo bibaye ibyo iyo myaka 2 icyaba gisigaye no kumenya ngo wowe ideni rikuru naya abantu bagerageza ariko kuri no saha urasabwa 22 inzu yibure burundu niho bitandukanye banki bashije kukumva uruhare rwawe ni imyaka 2 utishyuye ubafashe izirengaho nawe mubazize sibyo se yego icyo kuva etape yo kumenya ngo yavahe sibyo nta icyo gicyo ntiturahagera nibakubwire ko ari 2 bakwishyuza ibindi tubirebe hanyuma ibirengaho bisabwe nyiri gufata inguzanyo aho bibereye ikibazo rero telefonwa n'abantu banyuranye na nimugorobeje abantu barantelefone nka saa 10 barambwira ngo mbese ngo ko umugabo yabasabye ngo iminsi 90 ngo twabivuganyeho ntese umugabo mumbaza ko ataba hano yabasaba imyaka 9 bwo ayo mafaranga aravahe ko nawe ari muri pansiyo kandi pansiyo ye muyifata nanjye ubwanjye nkaba ntagifite akazi ubwo murumva twavuganye iminsi 90 birashoboka ariko birashoboka ko yayishyura ashaka kugurisha iyo modoka ashaka kugurisha ibindi afite iruhande kuko nawe ntago yakwishimira kwitwa bihemu ntago yakwishimira kujya ku gasozi cyaryo byose ni n'ikigaragaza ko nawe abyitayeho kandi bizarangira bimenyekanye kuko wowe niba hari credit additionnel yafashe ntaho biva abakozi amazina yariho iyo modoka igurwa ntago wigeze usinya nyine iyo banke ngenda umukiriya wabo kuko ndi mandateri w'umukiriya wabo ariko ntacyo giye bafite kumbaza ariko batanga credit ya kabiri manzuro wo kugurisha nyiri umuringi yaje utega birumvikana ibyo turabyumva ariko umuntu arabanza agasasa imigeri imodoka igurwa baragusinyishije imodoka igurwa baranambwiye ngo we ntabwo tukuzi nturi umunyamuryango ntiri n'umukiriya wacu so rero amafaranga agura imodoka wayafashe ni nawe uzishyura kuko wowe ku nzu wasigaje imyaka 2 sicyo twumvikanye se nibaguha ayo mahirwe wishyura imyaka 2 yawe hanyuma uyu modoka nawe bamukurikirana niko byakabaye icyo nicyo cyaba kirimo equité nta kwishyura ibyo utariye ariko niyumvira ko banki itanyishyuza ayo ntasinye voilà nibagombye kwishyuza ayo utasinye ariko n'igihe ndimo nayo nasinyiye yasigaye kuyo twishyuraga ntacyo mbashije niba yakubaza ariyo ubu twakabaye tuganira mutambwira ngo baranyishyuza miliyoni 22 bagiye kuntwarira inzu wakabaye mu kiganiro umbwira ngo nasigayemo imyaka 2 ingana naya tukarwana n'icyo kibazo kandi nibaza ko atari menshi niba mu myaka 5 miliyoni 15 mu myaka 7 amezi 70 imyaka 7 n'amezi 72 harya ngira ngo muri 78 amezi 60 yego muri 88 hasigaye 28 ubwo ukurikije ayo mwishyuraga ayo ngayo n'uwagira n'abagira icyo bakora umuzigo ugabanutse ntabwo ayo yatuma inzigenda nicyo shaka no kukubwira dayo ntabwo ayo yatuma inzigenda amezi niba warishiye iminsi amezi 60 ugasigara na amezi 28 bwira banki kubaza ayo mezi 28 hanyuma twongere dukorana ikiganiro
banki rero impamvu ugiye numva ntafite impamvu yo kujya kubabaza nuko nayabo ntayo mfite. Nyine wayashaka yashakwa nibakwemerere ko ari ayo ngayo. Erega ubundi kubabwira nabo barumva nubwo wowe utari kubyumva. Nibakwishyuze wowe amezi 28 yasigaye ku nzu, hanyuma dukorana ikiganiro tuyashaka. Nicyo nshaka. Noneho aho kibereye ikibazo je ntabwo ndi umukiriya wabo. Umukiriya wabo ababwira yuko Nurize ko bashaka kugurisha inzu yawe utabikiraho. Ababwira yuko atahaba atazanahaba. Cyakora ngize amahirwe mu bavandimwe n'abana banjye hari uwaza akahagura sinjye kwangara. Oya ngiye icyifuzo cyanjye n'abankurikiye nibakwishyuze ayawe wafashe kuri ino nzu ayo utishyuye, hanyuma nayo kwishyuza ayo ngayo azashaka. Hanyuma ayo utazi agume kuri nyirayo. Babyumve mwuka byaramo. Ntawe nibasira, ariko nta kuntu umuntu yaba aragura inzu ya miliyoni 15 agomba kwishyura mu myaka 7 akishyuramo 5 asigaje 2, none bakaba abazwa miliyoni 22 kubera ko haje handi madeni yo kugura imodoka n'ibindi. Niba nta modoka wagenzemo bayikubaza bate? Babyumve. Aha nicaye ni hugakenye, ariko ndabizi bizagera kuri bose. Uyu mubyeyi niyishuzwe ibijyanye n'inzu atarimo ideni ry'imodoka, maze urebe ibindi niba bikwemerera. Niba gwama bavuga ati ngwino dusinyire ya myaka uzampamagara nzagaruka dukora ikindi kiganiro, cyangwa nuzi Kigali uzambwire tugikorane. None dukore fundraising y'iyo myaka 2 waburaga. Kandi ndibaza ko ntabwo ari nyinshi. Ndumva atari nyinshi. Ku kwezi wishyiraga ngahe? Bagukataga ngahe? Ku kwezi bakataga 375. Gukuba 24. Gukuba 24. Ntabwo bakwera n'inyungu. Yego. Ziragera muri 7. Nayo ni menshi, ariko nibura n'icyo ngicyo. So bakunzi bakapi rero abamamaza mutwihanganire iyo twakoze ikiganiro gikakaye ntago tuba tunaniwe, ntago tubasha kugira, ariko abafatanyabikorwa bacu ari Vista Kigali, ari Premium Construction Group, ari Holistic Investment Company igurisha amazu ya Maranyundo, mwese turabakunda, turakorana. Ibi bitewe nuko twananiwe n'urugendo n'imbeho nkuko mwagiye mubibona, tuzakomeza ubutaha. Rero wa muhigo nahoraga mvuga uyu munsi ndawuhiguye. Abasigaye uyu niwe wari ubabaje cyane, n'abasigaye nzashaka uko nabageraho, ariko uyu mubyeyi yampamagaraga, twandikiranaga mu maganya menshi, mu buhamya bushaririye. Ndashize ndahageze, kandi namwe mwarakoze cyane kubyihangana ko nahoraga mbibemerera ko nzaza, ariko uyu munsi nabishoboye. Mwakoze cyane. Murakoze. Ihangane.